Yes, banyarwandakazi nongeye kubaha ikaze nongera kubifuriza ibihe byiza. Wewe wamaze guhitamo day by day news, nongera kukwifuriza kandi umugisha uturuka ku Mana ngo ukomeze ukugote. Ngayo nguko rero nawe utarakora subscribe, it's the time. Kora subscribe ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Mwabyumvise rero ko tuba twageze mwisi y'amakuru aba agezweho, ariko mwabyumvise ubundi ucyumva inanga mu gihe tutari muri sport time tuba twambutse hakurya y'amazi cyangwa se tuba twageze hakurya y'inyanja, tuba tugiye kureba ese n'iki kiri kureberwa hano hanze, n'ayahe makuru ari kuvugwa cyane, dore ko amakuru yo abakomeje kuza ari menshi. Uyu munsi rero mbafitiye inkuru nyinshi, ariko reka mbanze mpere kuri iyi nkuru nyibahe ubundi nze mu kanya twinjire mu makuru nayo ari kugenda acaracara, amakuru yateye agahinda, amakuru ashimishije, dore ko ayo makuru yose nyine aba agomba kuranga iyi si dutuye kabisa. Rero ibiri kuvugwa muri iyi mihanda ni byinshi, kandi n'abakomeje kugenda bataba honest cyangwa se bataba inyangamugayo nabo bakomeje kugenda biyongera, dore ko babihemu bo kabisa bazamuye indi ntera. Ngayo nguko rero nakomeje kubatindira, reka nze dutangire. Nkuko mubibona muri screen, muri kubona ko harimo ifoto yerekana ibirori, ariko nanone washishoza neza cyangwa se wareba neza ukabona ko iyo foto nubwo ubona ari ibirori bitewe n'imyambaro, ariko ukaza kubona ko hari uwo muntu yambaye kabisa, cyangwa se uwo mutegarugori cyangwa uwo mukobwa uyambaye ugahita ubona ko yicaye mu kagare. Ese iyi kanzu uri kubibona ko ari iya graduation cyangwa se iyo muri bya bihe abantu baba basoje kwiga kaminuza, ariko ukongera ukanabona kanzu yambawe n'uwo mukobwa nyine y'ibirori, ariko ukabona ko yicaye no mu kagare. Nawe nk'umuntu utekereza urahita wibaza, ese ibi bintu bihuriye he? Ibi bintu byaje gute? Cyangwa se niki cyateye uyu mukobwa kuba yicaye mu kagare? Ese byagenze gute ko tubona yakoze graduation? Uri kubyumva ko hajemo ikintu cyo kwiga, akaba yarize, noneho n'akagare uhita wumva ko ari nk'ibibazo yahuye nabyo. Niyo mpamvu rero mbaye nje ahangaha kugira ngo byose usobanukirwe, ubundi mu by'ukuri we guheranwa n'urujijo cyangwa se ngo ugume mu rujijo cyangwa se mu rugabangaba. Ngayo nguko rero uyu mukobwa muri kubona muri screen, uko muri kubibona yavukiye hariya mu gihugu cya Zimbabwe kabisa, hariya muri uriya mujyi waho kabisa wa Lesotho niho yavukiye, ni naho yakuriye. Agira atya rero uyu mukobwa, ariko yahuye n'uruva gusenya, dore ko ibyamubayeho ari agahomamunwa, ibyamubayeho mu by'ukuri nawe nakifuriza kuba byamubaho, dore ko yahuye n'ihungabana. Yagize atya rero ahura n'uruva gusenya, ariko muri iyi minsi nyine niko byifashe. Iyi si yacu iri kugenda yuzuramo abahemu cyane cyane kabisa. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kintu cy'inkundo, dore ko nacyo kiri kugenda kigarukwaho, kivugwaho na benshi, aho bari guhemukirwa kandi bikarangira bamwe bagiye banahasiga ubuzima. Ni muri iyo mpamvu rero nabakoreye iyi nkuru, dore ko iyi nkuru numara kuyumva kabisa uri busange ko urukundo ruri kugenda rukendera, nta rukundo rukibaho. Uyu mukobwa rero yagize atya 2014 aza kuba yahura n'umusore. Umusore nyine muri iyi minsi abakobwa baba bifuza abasore bafite cash kabisa. Uyu musore bakundanye muri uyu mwaka wa 2014, aho bari bamaze gukundana imyaka igera muri ibiri n'igice. Barakundana kabisa, urukundo ruraryoha, bakajya bahura nyine, nawe urabyumva nk'abantu bakundana, urukundo ruragenda ruba ubuki, urukundo ruba uburyohe. Kera kabaye rero bapanga. Urabizi ko iyo ukundana n'umuntu hari igihe urukundo rwa nyarwo sometime rujya ruza rukabaho kabisa,
aba rero baje kuba bagera mu munyenga w'urukundo bararyoherwa karahava. Mu kuryoherwa rero bapanga n'ubukwe, uri kumva ko urukundo rwari rugeze hahandi nyine buri muntu aba yaramaze kwishimira undi ijana ku ijana. Bapanze ubukwe rero mu gihe haburaga hafi ayitoti ko nigize kubona hari uwavuze ngo ni amezi ane, ariko mu makuru ya nyayo nahawe n'abari muri kiriya gihugu ni uko haburaga ibyumweru 2 n'iminsi 5. uri kumva ko ari hafi y'ibyumweru 2 n'igice. Bagira gutya rero bapanga ubukwe, uri kumva ko mu bukwe nyine mwese murabizi haba harimo kwitegura, gushaka ibyo muzakoresha yaba ku ruhande rw'umusore ndetse no ku ruhande rw'umukobwa. Urabizi ko hari ibikoreshwa mu bukwe, harimo ibiribwa se cyangwa n'ibinyobwa biba bizakora, harimo aho muzakorera ubukwe, harimo gushaka urwo rusengero. uri kumva bari abakristo, abantu bagiye gukora ubukwe gutyo baba ari abakristo, kugenda bagahura n'abapadiri se cyangwa abapasiteri, nyine bagahura bakiga kwa kundi biga, murabizi, bagashaka na sare izakorerwamo ubukwe. Nyine ubukwe ukabwitegura neza, ugashaka abazacuranga, nimba ari mu Rwanda tumenyereye abahanzi se cyangwa impara, bano bari mu ndirimbo za kera. Rero nibyo bari barimo byo kwitegura, gushaka imyenda, gushaka abadekorateri bazadekora sare. Ego ni gutyo rero bari kwitegura kabisa. Umusore aza kubwira umukobwa ati uyu munsi ndi buze kukureba, tujye kureba ikanzu uzambara, ubanze unayigire, bagufata ibipimo nyine kwa kundi bajya babigenza. Bagirana ayo makuru rero, baravuga ati umunsi runaka tuzaza tugende. Umusore umunsi ugeze araza aramufata, bagiye kugenda bajye kureba iyo myenda bazambara, n'umusore areba ikote kabisa nyine n'abazamwambarira kugira ngo bafate ibipimo. Bari kugenda rero, wa munsi uba wabaye mubi ku muntu, wa munsi uba utabaye umugisha kuri wowe, bakora impanuka ariko yafekta uyu mukobwa, kuko muri kubibona ni naho byamuviriyemo. Noneho muhitemo n'amarwa matsiko, n'ahangaha ngeze ni nabwo byahise bimuviramo kwita agira ubumuga bwa burundu, kubera ko yaje kuba yahita avunika urutirigongo, noneho bimuviramo kwita aba pararize, ubundi noneho nazongere guhagarara ubuzima bwe bwose. Aka kantu muze kukanota ahantu, kuko biri muri bimwe mu byateye noneho ibindi bijye gukurikiraho noneho byaje kuba byakafekta uyu mukobwa. Uyu mukobwa murabyumva ko ahuye n'ikibazo cyo kuba yavunika urutirigongo, kandi ahuriye nacyo muri accident yabaye, kandi ari kumwe n'umufiance we cyangwa se n'uyu musheri we. Dore ko uyu musheri we yagize n'amahirwe akava muri iyi mpanuka nta gikomere namba, usibye kujya muri checking kwa muganga kugira ngo barebe ko wenda nta hungabana yaba yagize, ariko we ku ruhande rw'umubiri yavuyemo ari tayari, ari muryerye, ari muzima, ari tayari kwa tanu kabisa, we ari muryerye. We kubyumva ko uyu mukobwa rero yaje kugira ibibazo byo kuba yavunika burundu, nyine bikaba byarahise bimwafekta, ariko umusore ntiyamutererana, arakomeza amwitaho, aramufasha mu bishoboka, dore ko n'ibitaro uyu mukobwa yivurijemo niwe wabyishyuraga. Amwitaho bifatika, amwizeza ko wherever rwose bagomba kubana 5/5, bakabana 100% ubuzima bwe ari ubwabo, bagomba kuba bari kumwe iteka ryose nk'uko bari babirimo neza. Rero mu mwaka w'ibihumbi 2021 uri kumva ko hari haciyeho iminsi, nibwo uyu mukobwa yakomeje kujya avugana n'uyu musore. Uri kumva ko nyine ubukwe bwahise buba suspension, cyangwa se ubukwe bwahise busubikwa bitewe n'iyi mpanuka yari yabaye, ariko mu by'ukuri bakomeza kugenda bavugana, barakomeza barakundana.
urukundo rurakomeza, ndavuga ngo rurakura, ruba grow up, ubona ko rwiyongereye nyine uri kumva cyari igihe cyo kugira ngo umusore akomeze kuba yakwita kuri uyu mukobwa we cyangwa se uyu mufiyanse we, kugira ngo nyine akomeze kumwitaho mu bihe bigoye yari arimwo. Ariko umusore yarakomeje amwitaho, akajya amuvugisha, akamuha amafaranga kabisa, kubera ko yari umukire, amwitaho bifatika. Kera kabaye rero, umusore yamaze kubona ko umukobwa atazigera akira, noneho agira atya ahita. Mbere yo gukomeza ariko iyi nkuru, reka mbanze nkubaze, ese wowe uri umusore se cyangwa uri umukobwa, umusheri wawe akagira impanuka yo kutazongera guhagarara burundu ko azahora mu kagare, ese wabigenza ute? Kandi mwari mufitanye ubukwe ariko bikaba ngombwa ko wabusubitswe kubera nyine iyo agisida bibayeho, wowe wabyifatamo ute? Wabyitwaramo ute? Ese wakemera akazakubera umugore cyangwa se wakemera akazakubera umugabo? Muraza kumbwira muri komenti, dore ko ndabizi ko iyi nkuru abantu benshi bari bugende bayitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, kugira ngo tuze kurebera hamwe ese koko urukundo ruracyabaho. Ngaho nguko rero, umusore yamaze kubona ko uyu mukobwa nyine ubuzima bwe bugenze gutyo, nyine nta kundi ari ukwihorera mu kagare. Arakugenda rero, yirebeye undi mukobwa mwiza, barikundanira, urukundo ruraryoha, nyine urabyumva ko ariko agakomeza akavugisha uyu mukobwa kugira ngo hari wenda atiheba. Nyuma uyu mukobwa aza kwibirwa ibanga n'undi mushuti we, aramubwira ati nyamara uwari sheri wawe ubu yifitiye urukundo rushya, cyangwa se yifitiye undi musheri, kandi bari kwitegura gukora ubukwe. Uyu mukobwa rero aravuga ati wapi, umusheri mfite cyangwa se uyu mugabo nise umugabo wanjye ntago yabinkora, kuko turavugana buri munsi kandi amfasha buri kimwe kabisa, aramfasha muri byose, amafaranga yohereza ku gihe, amamagara buri munsi. Uri kumva ko muri kumubeshyera. Umukobwa ariko nyine nawe ntiyashira amakenga, hashizemo iminsi abona umusore nyine ntari kumuhamagara, aramwihamagarira kubera ko yari yumvise n'inkuru y'incamugongo ko umusore yapanze ubukwe n'uwo mukobwa wundi, uwo mukobwa wundi mushya nyine bari gukundana. Nyamukobwa rero amuhamagaye, abona ntago amwitabye, nyine ubwo mukobwa yahise yibwira ibyabaye ko nyine nta kundi. Umukobwa aragenda aba pararize noneho bya nyabyo, agira stroke, ararwara cyane, kubera nyine uri kumva ibyari bimubayeho byari agahomamunwa, ararwara bimwe bya nyabyo. Ariko nyine haciyeho igihe, umukobwa ariyakira kubera ko byari byararangiye. Umukobwa ariyakira, haciyemo nk'ibyumweru bitatu, umusore arifata yihamagarira wa mukobwa, uyu mukobwa ubona mu kagare, aramwihamagarira aramubwira ati kabisa mbwira nimero yawe ya konti, ubundi ngushyirireho amafaranga, dore ko urukundo nyine ubwo ntibyakunze. Umukobwa nibwo kwita rero ajya muri koma, amaramo iminsi. Ariko ese murambwira, uyu musore yarahemutse? Uyu musore yari afite umutima mwiza? Muri make uri kumva umusore wemeye gutandukana n'uyu mukobwa, akagenda agakora ubukwe, ariko noneho akagaruka amubwira ati ma konti yawe ngushyiraho amafaranga runaka azagufasha mu buzima bwawe bwose, ubundi nawe ugende utangire ubuzima bushya. Ese wowe uri kubyumva gute? Uri kumva yarahemutse cyane? Wenda nubwo yaba yarahemutse, ariko uri kumva ko uyu musore yari umwana mwiza. Bigenda gutyo rero, akawunti kubera ko uri kumva yari ayizi neza, mbere yo kugira ibindi amubwira, aramubwira ati iyi akawunti yamushyira amafaranga. Aho umukobwa azanzamukiye rero, amaze kugarukamo, nibwo yahise nawe yumva ko atagomba guheranwa n'agahinda. Nyine ibyabaye byarabaye, dore ko mu Rwanda tujya tugira umugani bavuga ngo harabaye ntihakabe. Umukobwa amaze kuyumvamo ko ashobora kuba yakigira icyizere nubwo afite ubwo bumuga, yahise yikoza
hariya yisubirira ku ishuri, dore ko university yayize imyaka igera kuri 12. Ibaza ahantu wakiga imyaka 3 ukahiga imyaka 12. Yageze hariya rero muri Calazo University ahita agenda yikomereza amashuri nk'uko byari bisanzwe, ariko muri kumva ko noneho akomeje amashuri yifitiye n'ikibazo cy'ubumuga. Aragenda yikomereje amashuri muri Calazo University, yiga ikigendanye na education, aragenda ariga kabisa. Ariko noneho yagize amahirwe ageze muri university, dore ko yahagiriye amahirwe ahurirayo n'umusore, noneho amukunda uko ari, aramwikundira. Uyu mukobwa wari ugejeje imyaka 35, uri kumva ko yiboneye fiance kandi ari no mu kagare. Aragenda rwose arahirwa, aragenda yimerera gutyo n'urukundo rwe rushya, dore ko ubu ngubu nyine ari kwitegura kurushinga n'uwo musore bahuriye kuri iki kigo cya Calazo University, kandi akamukunda uko ari. Ngaho nguko rero uyu mukobwa wamaze kuba intangarugero ku bantu benshi, uyu mukobwa wamaze kuba yatanga isomo, dore ko muri iyi minsi mu nkundo ibyo bintu biri kugenda bivugwa cyane, dore ko bamwe bari kugenda bahemukirwa, abandi bahemukira abandi. Ariko uri kumva ko iyi si igeze habi. Ariko icyo dushimiye cyangwa se icyo twishimiye ni uko uyu mukobwa ataheranywe n'agahinda, nubwo ubuzima bwe nyine wumva ko utakiri nomo nk'uko byari bimeze mbere. Ariko wenda mu by'ukuri agahinda yaba agiye gushira intimba n'agahinda yatewe n'umusore wa mbere. Uri kumva ko Imana ntako itakoze kugira ngo uyu mukobwa yongere kuba yagira ibyishimo. Ese tubonanire muri komenti kugira ngo mu by'ukuri dutange ibitekerezo. Ese uyu mukobwa wamwigiraho iki? Ese uyu musore bakundanye mbere we wamwigiraho iki, cyangwa se wamuvugaho iki? Reka tubonane mu kanya. Ya Day by Day News, muri kumwe na Rincho, imfura muri rubanda. I love you so much. Twongere tubonane mu yandi makuru agenda aza. Ndabakunda cyane cyane.